Reka inkuru yacu tuyitangire hano muri Lagos. Ahangaha rero hari umugore witwa Chioma. Uyu mugore abantu baramukundaga cyane. Uyu mukobwa ari muremure ndetse ari mwiza, yagenderaga mu modoka nziza, ndetse kampani ye yahaga abantu benshi cyane akazi. Ariko mu mutima w'uyu mugore ntago yari ameze neza. Uyu mugore yari afite ububabare mu mutima we, amafaranga adashobora gukemura. Uyu mugore kuva yashaka yari atarabasha kubyara umwana. Buri joro iyo yajyaga kuryama yapfukaga imbere y'uburiri agatangira kwinginga Imana, agatangira gusenga ati Nyagasani, ndakwinginze nk'umugisha byibuze umwana umwe. Ahangaha rero uyu mukobwa yari afite umugabo witwa Obina. Uyu mugabo uko yabaga yimereye nta kintu yabaga yitayeho, ndetse iyo umugore yabaga ari gusenga uyu mugabo yabaga ameze nk'aho ari kwisinziriza, ashaka kwigaragaza nk'asinziriye. Uno mugabo yari umugabo mwiza. Iyo yabaga ageze hanze uyu mugabo yari umugabo mwiza, umugabo witwara ku bantu neza. Ariko iyo yageraga hano mu rugo uyu mugabo yari afite ishyari ryinshi cyane hano mu rugo. Uyu mugore Chioma niwe wishyuraga fagitire zose, ndetse Chioma inzu babagamo yariye. Obina yakoraga muri kampani y'uyu mugore, ariko buri umwe wese yari abizi neza yuko uyu mugore ariwe wamuzanye aho ngo muri kampani. Ahangaha rero ibi byatumaga uno mugabo yumva abangamiwe cyane. Igihe cyose yabaga ari gusangira na bagenzi be bari kunywa inzoga, yariramanta akavuga ngo umugore wanjye ni nk'aho ari umugabo mu rugo. Nuko abashuti be bagaseka bakavuga ati Obina, wagombye kwenjoyinga. Iyo aba nari wowe njye nari kurira kisinga nkarya amafaranga y'uriya mugore. Ariko Obina ntabwo ibyo ngibyo yabyumvishaga. Yaravugaga ati umugabo urira ku mufuka w'umugore we nta mugabo uba urimo. Njyewe iyo nitekerejeho numva ndi umugabo utagize icyo amaze. Ahangaha rero hari umukobwa wari inshuti cyane na Chioma witwaga Mirabel. Abangaba bari baramenyanye guhera muri university ndetse bari baturanye. Uno mukobwa Mirabel ntabwo yari umukire, ariko yari umukobwa uri shapo, ndetse yari umukobwa ukunda guseka cyane. Chioma yakomeje kumusapotinga, ndetse rimwe na rimwe yamwishyuriraga amafaranga y'inzu iyo yabaga ntayafite. Yamuhaga imyenda, ndetse yajyaga amukonekitingana n'abandi bantu bafite amabizinesi kugira ngo bamuhe akazi. Igihe cyose Chioma yamuhoberaga Mirabel yarasekaga akamubwira ati uri mukuru wanjye nkunda kandi ntazigera mbona ahandi hantu. Akamubwira ati Imana ikiguha umugisha. Ariko inyuma yanseko ye yamusekeraga. Ahangaha hari harimo ishyari. Ahangaha uno mukobwa yarebaga ubutunzi bw'uyu mugore Chioma akifuza ko bwakabaye bwe, ndetse uyu mukobwa yarebaga wa mugabo we Obina akabona ko ari we mahirwe kugira ngo abashe kwinjira muri uwo mutungo. Ahangaha rero byose byatangiye ari uko uno mukobwa atangiye kujya basura gake gake nk'uko wasura inshuti zawe. Igihe cyose rero uno mukobwa Mirabel yazaga muri uru rugo yegeraga uno mugabo Obina ndetse akamuganiriza cyane. Yaramwitegereza cyane akamubwira ati Obina, buri gihe umeze nk'umuntu ukiri mutoya, ntabwo ujya usaza. Ndakeka yuko Chioma abayeho neza cyane kuba gufite. Nuko Obina akamubwira ati Mirabel byihorere, iyo wari ubizi. Akamubwira ati rimwe na rimwe hari igihe stress zo muri urugo numva zindambiye. Bagaseka. Rero bagiye baganira baseka byaje guhindukamo ikindi kintu. Nuko umugoroba umwe ubwo Chioma yaravuye aho ngaho agiye muri Abuja, Mirabel yaje kuza aho ngaho gusura Obina. Akigera aho ngaho Obina yasutse umuvinyo. Nuko rero bicaye aho ngaho muri salo batangira kunywa vinyo. Nuko batangiye kwegerana batangira kuganira. Nuko uno mugabo aramubwira ati Mirabel, ntabwo ushobora gutekereza uburyo nahoze ntegereje igihe nk'iki ngiki. Umukobwa aramubwira ati ndi mushiti w'umugore wawe. Ariko amaso y'uyu mugabo ntabwo yigeze arebesha ku ruhande. Amasegonda makeya cyane bari bamaze guhuza iminwa. Ahangaha rero uguca inyuma cyangwa se uguhemukira umugore we naha byatangiriye. Guhera uwo munsi kugenderana kw'abangabo uko ari babiri byatangiye gukura. Igihe cyose Chioma yavaga aho ngaho agiye ku kazi, Mirabel yahitaga yinjira muri ya nzu akaza kureba wa mugabo.
ndetse rimwe na rimwe umukozi yajyaga abafata, umukozi yabonaga yazunguzaga umutwe. Nuko uyu mukozi yaje kubibwira umuturanyi nawe yahise ajyana inkuru ayibwira abandi baturanyi. Mu gihe gitoya cyane compound yose yari yamaze kuzuramo amagambo, ariko muri aho ngaho hose muri iyo compound nta muntu n'umwe wagerageje kubibwira Chioma. Nuko umugoroba umwe Mirabel ajya mu biro by'umukobwa Chioma, ahangaha yinjiye ari kumusekera, aramubwira ati Chioma, rimwe na rimwe njya nifuza kuza kumarana igihe nawe. Aramubwira ati apartment mbamo ni apartment intera irungu cyane. Aramubwira ati ndashaka kuba mba mu nzu yawe igihe gitoya. Muri ako kanya Chioma yumvise yishimye, yahise ahaguruka aramuhobera. Aramubwira ati uri murumuna wanjye, si urugo rwanjye ni rwo rugo rwawe, uzaze umara igihe ushaka icyo ari cyo cyose. Ahangaha rero nibwo inzoka yinjiye mu rugo rw'uyu mugore. Nuko igihe cyose rero Chioma baga yavuye aho ngaho yagiye mu kazi amajoro yose, arimo asayininga ama contracts ndetse arimo ashakisha uburyo yazamura business ye. Mirabel ndetse n'umugabo we Obina babaga bifungiranye aho ngaho mu nzu bari mu byabo. Mbabarira unyumvire nawe, ariko burya buri kimwe cyose kigira igihe cyacyo. Nuko hashize amezi, babagore uko ari babiri bose baje gusanga batwite. Chioma akimara kumenya ko atwite yarishimye cyane ararira. Nyuma y'igihe cyose yarategereje yinginga Imana yari mushubije ahangaha. Uyu mugore rero yahise ajya mu rusengero arapfukama ashimira Imana, ndetse uwo munsi yatetse ibyo kurya asangira n'abakozi be. Nuko rero nyuma y'uko Mirabel nawe asanga atwite, baje guhura mu ibanga we na Obina. Nuko aramubwira ati niyo mahirwe yacu, umwana ntwite ni amaraso yawe, tugomba gukora ibishoboka byose umwana wacu akabaho neza. Nuko igihe kigeze cyo kujya kubyara, abangaba uko ari babiri Chioma ndetse na Mirabel bose bahuriye ku bitaro bimwe. Nuko ahangaha Chioma yaje kubyara umwana w'umukobwa mwiza cyane, ariko ku ruhande rwa Mirabel byari bitandukanye. Uyu mukobwa yaje kubyara umwana w'umuhungu ariko ufite ikibazo cyo guhumeka utameze neza. Obina rero yahise yirukanka ajya mu cyumba uyu mukobwa yari aryamyemo, arangije amufata ibiganza yirengagiza umugore we. Nuko muri iryo joro mu cyumba Mirabel yari arimo, abanga uko ari babiri baje kugira igitekerezo cy'ubucucu, igitekerezo kibi. Uyu mugabo Obina yabwiye Mirabel ati uno mwana w'umuhungu n'umwana wanjye ni amaraso yanjye, ntabwo umwana wanjye ashobora kubaho nabi. Nuko umukobwa aramubwira ati Chioma afite amafaranga, reka duhinduranye abana, munyumvire namwe. Aravuga ati umwana wanjye azakenera kuzajya ahora mu bitaro ndetse bamwongerera umwuka, ntabwo ayo mafaranga dushobora kuyabona, reka dufate abana tubahinduranye. Ahangaha rero bashatse umunasi bamuha ruswa arabibemerera. Nuko baje gufata wa mwana wa Chioma baragenda bamujugunya muri puberi hanze. Nuko bafata ka kana k'agahungu kamwe yari yabyaye baragenda bagashyira ahandi wa mwana w'umukobwa wa Chioma yari aryamye. Nuko ubwo Chioma yari akangutse, umuganga aramusekera aramubwira ati madam congratulations. Aramubwira ati wabyaye umwana w'umuhungu. Aramubwira ati kibabaje ariko inshuti yawe Mirabel umwana yabyaye ntabwo abashije kubikora, umwana yabyaye yitabye Imana. Nuko Chioma yaje guterura akana atangira kurira, aravuga ati nyagasani urakoze cyane nubwo ari umuhungu. Aravuga ati ntacyo, byibuze ndi mama w'umwana. Ariko icyo batari bazi nuko Chioma yari yabonye buri kimwe cyose. Muri iryo joro ubwo bari mu cyumba uyu mugore ndetse n'uyu mugabo, uno mugore yaje kubyuka nubwo atarafite imbaraga, ajya kumviriza muri cya cyumba, aza kumva ibyo bari gupanga byose. Ndetse arababonye ubwo Obina na Mirabel ndetse na wa munasi bahinduranyaga abana, bagatwara umwana we bagasiga wa wundi w'uwo mugore Mirabel.
ahangaha umutima waramuriye, yarikomeje cyane arihishira kugira ngo atabibona, nuko yasubiye ku buriri bwe ndetse agerageza kwitwara nkaho nta kintu azi. Nuko muri iryo joro ubwo buri wese yari asinziriye, Chiyoma yaje guhaguruka nubwo nta mbaraga yari afite, nuko arasohoka ajya inyuma y'ibitaro, nuko afungura ya puberi ndetse yanukaga. Ahangaha yasanzemo wa mwana w'umukobwa ari kurira, arangije aterura ka kana. Ahangaha yatangiye kurira amarira menshi cyane, nuko aramubwira ati mwana wanjye, mukobwa wanjye, isi yakujugunye ariko njyewe ntabwo nshobora kukwirengagiza. Guhera uyu munsi izina ryawe witwa Joyce, mwana wanjye uri ibyishimo byanjye. Nuko yateruye wa mwana we, arangije ava aho ngaho mu ibanga rikomeye, ndetse yisezeranyije yuko nta muntu n'umwe azabwira ibyo bintu. Guhera uwo munsi Chiyoma yareze abana babiri ndetse mu ibanga. Joyce yari umukobwa we nyawe yibyariye, uno muhungu nawe yaramureze nk'umwana we, yamwise Austin. Abangaba ariko ari babiri, Chiyoma yatangiye kubarera, arabarera barakura, bose abarera nk'abana be. Ariko kuri Obinna na Mirabel, za ntege zabo nkeya baje kuza kwinjirira wa mwana w'umuhungu, batangira kumushyiramo imyumvire mibi, bamwangisha wa mugore wamureze, wa mugore wamwitayeho. Chiyoma rero yarababaye cyane. Ubwo umuhungu yahagararaga imbere ye, umuhungu yareze, umuhungu yafashe nk'umwana we ataramubyaye, ataramugiriye ku gise, akamubwira ati ntabwo uri mama. Ahangaha rero ubwo yari yicaye muri salo, afite ifoto ya wa mwana w'umuhungu Austin. Umwana w'umuhungu yari yarareze n'umutima we wose n'imbaraga ze zose. Mu by'ukuri ahangaha ntabwo yari ababaye kubera yuko yatakaje amafaranga cyangwa se uno mwana w'umuhungu yamwirengagije, ahubwo yari ababajwe n'umutima mwiza yahaye uyu mwana w'umuhungu. Ariko ubu ngubu umwana w'umuhungu akaba ari kumwita umuntu w'umustranger, umuntu atazi. Ahangaha rero yatangiye kwibukisha muri we, aravuga ati ibiganza byamugaburiye bikamurera ubu ngubu bisa nkaho ntacyo bimaze imbere ye. Umugore yatangiye kurira ahangaha, ariko ahangaha hafi ye hari umukobwa wa Joyce, ndetse yari yarakuze, ari umukobwa mukuru. Nuko yaramwegereye, arangije amushyiraho ikiganza ku bitugu, aravuga ati mama, ihanagura amarira, humura, Imana ituma ibintu biba kubera impamvu. Aravuga ati humura, iyi ntambara ntabwo ari iyawe, ahubwo iyi ni intambara y'ukuri. Aravuga ati mama, reka ukuri kuvuge atari amagambo. Ahangaha rero bari bateguye umunsi udasanzwe kugira ngo baselebratinge imyaka 21 y'umwana w'umuhungu. Hari abafotogarafe, harimo abakameramani benshi. Ahangaha Obinna ndetse na Mirabel bari bishimye cyane ndetse bambaye neza. Ahangaha Mirabel yatangiye kubwira wa mugabo Obinna, atangiye kumubwira ati byanze bikunze umuhungu wacu agiye kwegukana kampani ya Chiyoma. Aramubwira ati buri kimwe cyose cyamubabaje, buri kimwe cyose cyamuvunnye kigiye kuba icyacu. Nuko atangira kuvuga ati reka turebe ko uriya mugore wigize umustafu, wigize umuntu w'umukire, azakomeza akaba umubosi. Ahangaha rero batangiye guseka cyane. Nuko rero ahangaha ubwo buri wese yaramaze kuhagera, bagiye gutangira ibirori. Bagiye kubona imiryango irafungutse, bagiye bumva hari umuntu winjiye ndetse ari kuvuga. Nuko uyu mugore Chiyoma yarinjiye, aravuga ati se ni gute watumiye ukibagirwa gutumira umugore wakubyaye? Muri ako kanya abantu bari baraho ngaho baracecetse, abantu bose barahindukira. Ahangaha rero yari Chiyoma yari yambaye neza cyane, ariko mu by'ukuri nubwo yari yambaye neza, uyu mugore yari afite agahinda. Obinna akimubona ndetse na Mirabel bahise batangira kugira ubwoba. Nuko Obinna yatangiye kubaza ati se uno mugore arakora iki ahangaha? Mirabel atangira kuvuga ati ntabwo uno mugore arakonje kwinjira ahangaha, ese ninde wamubwiye ko dufite ibirori? Nuko Chiyoma aratambutsa yigira ahangaha imbere,
nuko Chiyoma yarasetsemo nuko aravuga ati Austin umuhungu wanjye isabukuru nziza. Nuko Austin amusubizanya agasuzuguro ati Chiyoma uri kutwangiriza ibirori, uri kudusebya, ntabwo ababyeyi banjye byiza bagutumira. Nuko Chiyoma aramwitegereza aramubaza ati se ni ababyeyi bawe cyangwa se ni abantu baguhemukiye? Muri ako kanya buri umwe wese yarumiwe. Nuko Austin ahangaha isarakara atangira kumubaza ati ntibikiri kuvuga. Nuko Chiyoma yicishije bugufi aramubwira ati muhungu wanjye wowe wabaye mu kinyoma ariko cyiza. Ko Joyce arangije afata mikorofone aratangira ati mwiriwe neza abantu bari hano mwese, njyewe nitwa Joyce, ndi umukobwa wa Chiyoma, njyewe ndi umukobwa bajugunye. Ahangaha rero byabikomeye, abantu batangiye kuri kodinga, abandi batangira gufotesha amatelefone yabo. Nuko Mirabel atangira kuvuga ati aba ni abasazi, ntimubumve ni mu byo bavuga, uno mukobwa ari kubeshya. Nuko Chiyoma ahise afata mikorofone aravuga ati birahagije, aravuga ati ukuri kwarategereje mpaka imyaka 21, reka rero tugaragaza ukuri. Nuko Chiyoma yahise akora mu gikapu akuramo DNA test ndetse yazanye voice record, amajwi ya wa munasi ari gukonfesinga, ari kwicuza mbere yuko ava muri icyo gihugu. Nuko Chiyoma aravuga ati aba ngabo ko ari babiri bahinduranyije umwana wanjye, bafashe umwana wanjye w'umukobwa bagenda bamujugunya muri puberi nk'umwanda, ariko Imana yanze yuko umwana wanjye apfa. Muri ako kanya buri umwe wese yatangiye kwikanga. Austin yatangiye kuvugira hejuru ati ibyo ni ibiki, ibyo ngibyo ntabwo ari byo. Atangira kuvuga ati ababyeyi banjye ntabwo bakora ibintu nk'ibyo. Nuko Joyce aramubwira ati noneho ababyeyi bawe barahangaha, ngaho babaze, reba mu maso yabo. Mirabel yatangiye gutitira, atangira kurira, atangira kubwira wa mugabo we Obina ati kiri kintu uvuga, kiri icyo uvuga. Obina nawe yatangiye kumuhindukirana aramubwira ati cyari igitekerezo cyawe. Mirabel yatangiye kurira, atangira kumubwira ati umubeshyi. Aramubwira ati wowe washakaga amafaranga ya Chiyoma, abanga ko ari babiri batangiye gusubiranamo, wowe niwe watumye nkora amakosa. Ahangaha rero buri umwe wese yatangiye gusakuza muri iyi sare. Nuko Austin yahise apfukama atangira gufata mu mutwe we, atangira kubaza ba bandi bitaga ababyeyi be ati noneho ntabwo ndi umuhungu we. Nuko uyu musore arahindukiye areba Chiyoma aravuga ati ma, ati nako ntabwo nzi icyo nakwita. Chiyoma yahise amufata ku matama aravuga ati ujye unyita Chiyoma, umugore wagukunze n'ugutigeze umenya urwo rukundo. Muri ako kanya abasekirite bahise binjira ndetse abapolisi bageze aho ngaho, bahise bagera aho ngaho rero bafata Obina ndetse na Mirabel, ko bahita babakuraho barabajyana bashinjwa kuba baragerageje kwica uriya mwana w'uruhinja ndetse no guhinduranya abana mu bitaro. Obina rero yatangiye gusaba imbabazi ndetse Mirabel nawe atangiye gusaba imbabazi ararira. Nuko Obina atangira kubwira Chiyoma ati ndakwinginze wituma banjyana. Aramubwira ati nukuri mu by'ukuri nabaye injiji ndetse nabaye impumyi. Aramubwira ati wagizwe impumyi n'intege nke zawe, narakugabura igihe nta kintu na kimwe wari ufite ndetse nakugize umugabo, ariko wanyishyuye kungambanira. Nuko ubwo barimo mabakuru aho ngaho, Joyce yahobeye mama we aramubwira ati mama, wabitse akababaro kawe igihe kinini cyane, ariko ubu ngubu Imana yakurwaniriye. Nuko aramubwira ati mwana wanjye niko bimeze. Aramubwira ati umudayimoni yihisha mu mwijima, ariko byanze bikunze iyo haje urumuri ruwukuramo. Nuko rero nyuma y'icyumweru kimwe abangaba bari mu bagenda kuri beach, ahangaha ahantu bakundaga kujya kwishimishiriza ndetse no kuganira. Uko bagiye kubona Austin aje yirukanka inyuma yabo. Mu by'ukuri uyu musore yari afite regret, yari afite kwicuza kwinshi cyane muri we. Austin yaje yirukanka arapfukama aramubwira ati mama, ndabizi neza ntago nkwiriye kubabarirwa, wampaye ubuzima, wampaye urukundo, wampaye buri kimwe cyose, ariko ndangije ngutera umugongo. Nuko Chiyoma aramubwira ati ntago uri amaraso yanjye, ariko uracyari umwana wanjye.
aravuga ati wari inzirakarengane nta kintu wari uzi. Muri ako kanya Joyce nawe yarasetse aravuga ati rero ubu turi umuryango umwe. Aravuga ati nta kinyoma noneho kizongera kwinjira mu muryango wacu. Abangabo batatu barahoberanye. Nuko hashize amezi make Chioma, Austin ndetse na Joyce bari bahagaze ahangaha imbere y'inama, imbere ya kampani yose. Ahangaha hari abanyamakuru batandukanye. Ahangaha ariko bari bagiye gucelebratinga. Nuko Chioma yahise afata mikrofone aravuga ati nubatse ino kampani mu mbaraga nyinshi cyane ndetse n'amarira. Ndabizi neza ko nahombye byinshi, ariko hari ikintu kidasanzwe nungutse. Naje kunguka urukundo ndetse n'ukuri. Aravuga ati buri mugore wose urwanira urukundo ntuzigire ugivinga up, kubera ko Imana iri kubona amarira yawe. Ahangaha buri wese yakomye mu mashyi. Nuko Joyce rero yaje kugirwa managing director w'iyi company, ariko Austin yatangiye foundation ifasha abana batereranywe cyangwa se bajugunywe. Nuko bari bavuye aho ngaho bari guseka. Chioma aravuga ati burya iyo umuntu akubabaje umutima aba kwigishije, ariko iyo ukuri kuje kukagaragara, ukuri noneho nako gutangira kugukiza, ukuri kurakubohora. Shuti muvandimwe umaze kumva iyi nkuru, reka nkubaze nawe ikibazo. Ese iyo uza kuba Chioma wari kubabarira n'umugore Mirabel ndetse n'uyu mugabo Bina? Ndagusaba kugira ngo ujye muri comment section unsubize, ese koko iyo uza kuba ari wowe abantu bakakugambanira bigeze ahangaha wari kubababarira? Ahangaha rero reka nkubwire ngiye isomo nkuyemo. Burya nabanga na rimwe rihishwa ibihe byose forever. Byanze bikunze ushobora guhisha, ugahisha ukuri, ugahisha icyo ari cyo cyose, ariko byanze bikunze ukuri kugerageza gushaka ijwi ryako, kugerageza gushaka igihe cyako. Ndagushimiye rero wowe wabanye nanjye kuva ku itangira kujya ku iherezo ry'iyi nkuru. Nizere ko iyi nkuru yabaye helpful. Nizere yuko hari ikintu wigiyemo gikomeye. Nkuko bisanzwe ujye muri comment section unyandikire se inkuru yakwigishije iki, kandi koko nimba ubona iyi nkuru naguteguriye ari ingenzi, yifate wisharinge mugenzi wawe kugira ngo nawe ayigireho. Ndakwibutsa yuko nkora izi nkuru kugira ngo tuzigireho ndetse zidufashe mu buzima tunyuramo bwa buri munsi. Nawe mushyashya ndakwakiriye. Iki nagusaba ni ugukanda subscribe ndetse ugakanda no kunzujya kugira ngo ujye ubasha kubona ubutumwa bugufi igihe cyose kizeho iyindi nkuru. Wakoze kwita mu Behind the Wall Stories. Nawe ta ciao ciao.